Reka ngushimire kandi nkwifurize amahoro y'Imana bo bashuti muvandimwe dukunze kubana ahangaha kuri muyoboro wa YouTube channel Icuriro TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri muyoboro wa YouTube channel Icuriro TV, gerageza ukore subscribe, like na share. Ubuke ukora gukanda kunzogera kugira ngo ujye inkuru zose tukugezaho. Uyu munsi nkuzaniye ubumenyi bw'ingirakamaro cyane. Niba ugira ikibazo cya hemorrhoide cyangwa se ufite umuntu urwara hemorrhoide cyangwa se karizo cyangwa se nyine urwara ibibazo byo mu mara, gerageza uwo muntu umuhe karibu ahangaha kuri muyoboro wacu wa YouTube channel Icuriro TV, kuko agiye guhabonera umuti ukomeye cyane. Reka ngukangurire kubanza kujya gukoresha ibizamini kwa muganga ahantu hatandukanye, hanyuma bagukorera ubuvuzi. Nibikunanira nibinanirana unyarukire ku byaremwe. Harimo ibiti Imana yaremye bifite ububasha n'ubushobozi, imbaraga nyinshi cyane zo kuvura indwara zimwe na zimwe. Muri aka kanya muri ibyo biti icyo ngiye gukubwiramo ni iki kimera uri kubona kuri screen, kuko iki ngiki kirihariye cyane mu kuvura hemorrhoide ndetse no kuvura indwara zigendanye n'amara, kurwara amara cyangwa se kuba ugira n'ibibazo by'amara akunze kwikanya cyane. Iki ni igiti kigomba kukuvura kandi neza. Iki giti uko uri kukitegereza urabona ko ku mutwe wacyo hariho utuntu tumeze nk'amasaka, n'ukuvuga ngo kandi kikagira ndetse n'utundi n'imizi. Gerageza ukoreshe ibyo bice ubona, utwo tubabi ndetse n'utu tuntu tumeze nk'amasaka, hanyuma ukoreshe n'imizi, unayitwanga hanyuma ukayikuramo juice. Iriya juice rero niyo unywa kandi ukanayicaramo mu mazi, hanyuma cya kibazo cya hemorrhoide, cya kibazo cya karizo, cya kibazo cy'uburwayi bwo mu mara kikaba kirarangiye. Nkubwire ko nanone hari n'abantu bagira ibibazo byo kutinda gucika, kunyara ku buriri, bakajya bagira ibibazo byo kunyara ku buriri ndetse ari n'abakuru. Uyu muti ndakubwira ko ari umuti ufite imbaraga cyane muri wo kuvura icyo kimwe n'ubwo burwayi bukarangira burundu. N'iki kindi rero wakora kugira ngo hemorrhoide ikire burundu, nuko ushobora gufata nyine iki giti ndi kukwereka, ugafata biriya bice bikigize. Iki giti rero bakita umusagara, hanyuma ukavanga kigendana n'amagaja, hanyuma amagaja ntuyabure mu rugo rwawe. Amagaja nyayo y'umwimerere aturuka nyine mu giti cy'amagaja ariko gitukura nicyo kibivura. Hanyuma ugakoresha n'uyu musagara, hanyuma ukoresheje imizi ziriya mbuto, ziriya mbegu za kiriya giti, hanyuma n'ariya mababi yacyo. Hanyuma ibyo ngibyo rero biragufasha cyane mu kukuvura ibibazo bigendanye no mu mara, ibibazo bigendanye na hemorrhoide, ibibazo bigendanye ndetse nyine no kuba umuntu ashobora kujya anyara ku buriri kandi ari mukuru, ku buryo ubona ko bitakiri ibisanzwe ahubwo byabaye ikibazo nyine cy'uburwayi. Ibyo byose birakira. Rero niba ari ubwa mbere ugeze hano, ntiwibagirwe rwose kudutera iyo nkunga yo gukora subscribe no gukanda ku nzogera ndetse no gukora share, kugira ngo iyi nkuru igere ku bandi bantu benshi batandukanye, tubashe kwaguka. Rero gerageza rero niba hari urwaye hemorrhoide cyangwa se urwaye karizo cyangwa se ibibazo byo mu mara cyangwa ibibazo nari nkubwiye, ugerageze umwereke aka kafiteho, umwereke iki giti, hanyuma ikibazo cye kiraba gikize. Muri Natural Life Medicine ni ivuriro rikorera mu Rwanda ndetse rigakorera no mu mujyi wa Goma. Ubasha kuba wareba izo nimero ziri aho ngaho nyine kuri YouTube channel, ukabasha kuba wazihamagara mu gihe ushaka ibindi bisobanuro, tukagusobanurira uburyo ki ushobora gukira cyangwa se kubona uwo muti cyangwa se kubona icyo kimera twakweretse muri video. Imana ishobora byose rero ikomeze ibane nawe, ikomeze ikurinde, ikomeze kwagure muri byose, kandi Imana ikomeze iguhe umugisha. Gusa icyo ngukanguriye ni uko gukira biri mu mugambi w'Imana, kandi byose bituruka mu kwizera ndetse no kwivuza. Gerageza rero ukoreshe ubwo buryo nkweretse. Imana ikomeze kugirira neza kandi Imana ikomeze gufashe, ikurengere muri byose. Asante, ciao, bye.
ndabizi nzakora ifoto